wahisemo neza ukurikira ibiganiro ndetse n'inkuru tukugezaho. Uyu munsi tugiye kukubwira ibiribwa byagufasha kuba ugira uruhu rwiza kandi runoze. Reka tuvuge ku ruhu. Uruhu ni igice kinini ku mubiri w'umuntu gifite 16% by'uburemere bwose bw'umubiri. Ni ukuvuga umuntu ni afite ibiro 70, ibiro 11 aba ari iby'uruhu. Kandi uruhu rufasha mu kurinda umubiri ibyinshi bitandukanye, haba harimo imiyaga, mikrobe ndetse n'izindi ndwara zose. Urumvikana rero udafite uruhu nta buzima waba ufite. Biragoye cyane kuba wabaho nta ruhu ufite. Akariyo mpamvu rero twaguhitiyemo ibiribwa byagufasha kuba ugira urwo ruhu rwiza kandi runoze. Kandi murabizi ko burya udashobora kubaho utabona ibyo kurya. Nta byo kurya nta buzima. Rero tugiye kukubwira ibiribwa byagufasha kuba warya ukagira ubuzima bwiza, ariko by'umwihariko ukagira n'uruhu rwiza. Iyi ni 116 TV. Jye ni Gabika Boss. Mbahaye ikaze. Ni kenshi tuvuga uruhu rwiza ndetse tukanakora ibishoboka byose ngo tugire umubiri ukeye kandi unoze. Bamwe twisiga amavuta anyuranye, abandi dukoresha imiti inyuranye, yaba iyo kwisiga cyangwa iyo kunywa. Nyamara buryo byinshi umubiri wacu ukeneye ngo tugire uruhu rwiza ntibiboneka mu miti, ahubwo biri mu byo turya. Hano twaguteguriye ibyo kurya 10 by'ingenzi warya maze ukagira umubiri mwiza unoze kandi ukeye. Ku mwanya wa 10 turasanga amazi. Amazi ni meza cyane ku mubiri w'umuntu. Amazi afasha umubiri gusohora imyanda ndetse akanatuma impyiko zikora neza. Kunywa amazi kandi bituma uturemangingo twuzura, bityo uruhu nirutume cyangwa se uruhu nirube rwumye cyangwa se rwumagara, bituma ruhehera kandi imikorere y'ibindi bice by'umubiri ikagenda neza. Ku mwanya wa 9 turasanga ibikomoka ku mata byagabanyijwemo ibinure. Hari amata uzagura apfunyitse usange banditseho ngo low fat milk, niyavugwa hano. Ndetse burya n'amacunda n'ubwoko bw'amata, cyangwa se n'amacunda nibwo bwoko bw'amata. Aya mata mo vitamini A ihindukamo beta carotene, igafasha uruhu kumererwa neza, kandi vitamini inafasha mu gusohora uburozi n'imyanda mu mubiri w'umuntu. Ku mwanya wa 8 turasanga igihingwa cy'ingano. Izi ngano si ifarini bavuga, kuko yo agaho k'inyuma kaba kakuweho, ahubwo ni za zindi uzasarura ukazishesha umaze kuzitonora, cyangwa ukazisekura mu isekuru ya gakondo. Umunyu ngugu witwa seleniyumu ni wo w'ingenzi kandi uboneka muri izo ngano. Uyu munyu ukomeza uturemangingo two ku ruhu inyuma, ukanagufasha koroha, bityo nirugaragaze ubusaza cyangwa nirugaragaze gusaza. Ku mwanya wa 7 turasanga brokoli. Aya ni amashu ajya kumera nka chou-fleur, gusa yo ntaba ari umweru, aba icyatsi kandi nta bibabi babishe icy'imbere aba afite. Akungahaye kuri vitamini C na E, zose zikaba zizwiho kurinda uruhu imirasire y'izuba no kurinda uburozi buturuka mu mikorere y'umubiri, aho zituma ubwo burozi busohoka ntacyo bwangije mu mubiri w'umuntu cyangwa mu mubiri wawe. Ku mwanya wa 6 turasanga amavuta ya elayo. Aya mavuta agira akamaro haba imbere n'inyuma. Afasha mu kurinda, kugabanya no kuvura ububyimbirwe bw'uruhu, ndetse akanafasha mu kurwanya kwangirika k'uruhu imbere, agafasha ndetse ahafashe ku nyama. Ndetse kuyisiga by'umwihariko birinda iminkanyari n'uduheri twa hato na hato, bikanatuma ugira uruhu rutoshye kandi rukeye.
mwanya wa gatanu turasanga amande. Benshi tuzi amavuta ava muri iki gihingwa ariyo almond oil, adufasha mu kuvura amaribori. Si cyo cyonyine, ahubwo imbuto za almond zikungahaye kuri vitamini A, ikaba irinda uruhu ingaruka mbi zaterwa n'izuba. By'umwihariko rero iyi vitamini bamifasha mu kurinda kanseri y'uruhu ndetse ikanarinda uruhu gusaza cyangwa kuba wasaza kandi ukiri muto. Ku mwanya wa kane turasanga green tea. Icyayi cya green tea kibamo cyane, ikaba ifasha mu kurwanya iminkanyari, ndetse tunasangamo ibinyabutabire binyuranye bifasha mu kurinda kanseri y'uruhu rwawe. Ndetse ku mwanya wa gatatu turasanga amacunga n'indimu. Izi mbuto muri rusange zikize kuri vitamini C, gusa by'umwihariko indimu n'amacunga hamwe n'ibindi byose byo muri uwo muryango n'ibindi ni isoko ya mbere ya vitamini C. Iyi vitamini yitwa kandi ascorbic acid. Ni ingenzi mu bikorwa bya collagen. Iyi ikaba ariyo poroteyine igize inyama zacu, imikaya, imiyoboro y'amaraso ndetse n'uruhu. Si ibyo gusa, kuko iyi vitamini birazwi ko ari ingenzi mu gusukura umubiri, ikanarinda gusaza k'uruhu no kuzana iminkanyari. Inafasha mu kugira inafasha mu gukira vuba kw'ibisebe umuntu aba afite. Ku mwanya wa kabiri turasanga imbuto z'ibihaza. Bamwe babyita ibihaza muri rusange, abandi babyita imyungu cyangwa se amadegede. Izi mbuto z'ibihaza ni ingenzi kuko zihariye mu kuba zikungahaye kuri zinc, ukaba umunyu wihariye mu kugira uruhu rwiza. Zinc ifasha uturemangingo tw'uruhu kwisana, igafasha mu gutuma ikigero cy'ibinure byo mu ruhu gihora hejuru, ndetse ifatanyije na vitamini C byongerera ingufu ibice binyuranye by'uturemangingo. Izi mbuto kandi ushobora kuzikaranga ugahekenya nk'uko urya ubunyobwa, cyangwa ukazikuramo ifu ikorwamo isosi. Ku mwanya wa mbere turahasanga ifi. Nubwo abantu benshi batajya batekereza ku ifi iyo bavuze ku bijyanye n'uruhu, nyamara ubwoko bwinshi bw'amafi bukize ku binure bya omega 3 aside, ikaba izwi nka cholesterol nziza. Ibi binure bifasha mu kurinda uruhu rwawe imirasire y'izuba yarutwika, bigabanya ibyago bya kanseri y'uruhu, bifasha amatembabuzi kugira mu turemangingo, ndetse bigabanya ububyimbirwe bw'uturemangingo two ku ruhu. Muri make rero, ngibyo ibyo warya, wanywa cyangwa wakwisiga maze ukagira ubuzima bwiza, ukagira uruhu rurereye, runoze, rutoshye, rutagaragaza ubusaza. Muri make ukagira uruhu rwiza. Rero muri make mwabyiyumviye ibiribwa warya cyangwa wanywa bikagufasha kuba ugira uruhu rwiza kandi rutoshye. Nawe ushaka kugira byinshi wakwisomera, wanyarukira kuri wa3umuti.com, ubundi ugasoma byinshi ukamenya byinshi. Iyi ni 116 TV. Genari Gabika Boss. Mugire ibihe byiza.